ikaze nanone mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2025 uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe. Uwiteka kuntumyeho arambwiye ngo ninkubwire ngo aje kwihutisha amasezerano yawe n'imigisha yawe, ngo abagusize ngo ugiye kubatambuka, ngo bandi bazasanga muri kumwe, muri mu rwego rumwe, ngo bazatangara cyane, ngo bamenye ko Uwiteka akurengeye. Turasoma ijambo ry'Imana usanga muri Yoweli ibice 2 umurongo waho wa 7. Ijambo riravuga ngo bihuta nk'intwari, burira inkike nk'abarwanyi, umwe wese arombereza imbere ye, ntabwo bica gahunda. Imana nizo ngabo yohereje, nuko nguko zikora, nuko nguko zigiye gukorana nawe, nuko zigiye kwihuta zihutisha imigisha yawe. Nta rukuta, ntago bica gahunda, ntago bahagarara mu mayira. Nyambwira abantu ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Abantu bashobora kuyoba, telefone ikayoba, ugahamagara umuntu ugasanga uhamagaye utari we. Indege zayoba, abantu bashobora kuyoba bakacanganyikirwa, abandi bakavangirwa, wari uzi ko batavangirwa. Ariko umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Iyo ihagurutse ibihagurutse, muri imwe aravuze ngo akisema ndiyo nani awezaye kupinga. Yavuze yego, ninde wavuga hoya? Yavuze yego, ninde wavuga ngo ntibikunde? Yavuze ngo bishoboke, ninde wavuga ngo ntibishoboke? Yavuze ngo kira, ninde wavuga ngo rwara? Yavuze ngo bohoka, ninde wavuga ngo boha? Yavuze ngo uyu munsi ndagutabaye, ninde wakurwanya? Yavuze ngo uyu munsi ngiye gutsinda ibyagutsindaga, ese ninde warwana? Ese ninde wavuga? Ese ninde wakugiraho ijambo? Oh, haleluya! Uwiteka yihutishije ibyawe. Hari umuntu umwe Bibiliya ivuga ngo ari mu nzira agenda, ngo ageze mu nzira ngo ahura n'abagizi ba nabi, baramukubita, ngo bamusiga ari ibikomere, ngo bamutwara n'ibyo yari afite byose, cyangwa se bamutwara ubutunzi bwe, ngo bamusiga habura gato ngo ibyo birangire, barangije barigendera. Umureba wamuciyeho ngo arakomeza arigendera, umutambyi amuciyeho ngo arakomeza arigendera. Abura umuntu wamugirira impuhwe muri situation nk'iyo ngiyo yari arimo, mu marira nk'ayo yari arimo arira, ngo ariko haza umusamariya mwiza. Kino gitondo haje umusamariya mwiza, iyi tariki haje umusamariya mwiza. Mbega umusamariya Imana igutumyeho, uwo nguwo ni Yesu Kristo, ngo azana amavuta, ngo amwumure inguma. Amaze kumwumura inguma, amaze kumwoza, amaze kuvanaho inguma yari afite, ngo arangije ngo amushyira ku ifarashi. Abandi Bibiliya ivuga ko bamucagaho bakagenda n'amaguru, ariko uyu musamariya yazanye ifarashi cyangwa se indogobe ye, amushyiraho, ngo arangije aramwihutisha, ajya kumuvuza ibikomere, ngo ajya kumuha abantu bamwitaho, ajya kumuvura, aramwihutisha. Iki gitondo zamura ibiganza byawe muri iyi twibature, zamura amaboko yawe muri iyi twibature,
hari ibyo ugiye kwakira mu buryo bwihuse, hari imigisha ugiye kwakira mu buryo bwihuse. Urabizi, numvise ngo hari abantu Imana yasubije ariko barwanyirizwa mu kirere. Dayimoni zo mu kirere zirabarwanya kugira ngo batakira. Hari abantu Imana yagaruriye imigisha yabo ariko umwanzi ayirwanyiriza mu kirere. Hari abantu Imana yahaye impano zikomeye ariko umwanzi azihagarikira mu kirere. Bijya bibaho. Daniyeli yaraciye bugufi ataranasenga, Imana iramusubiza ngo abadayimoni bo mu kirere cy'Abamedi n'Abaperesi bafata amasengesho ya Daniyeli, batangira kurwana n'ayo masengesho. Mu gihe barwanyaga ayo masengesho, mu gihe bananizaga ayo masengesho, uyu mugabo Daniyeli yagumye ku gicaniro akomeza gusenga no kwinginga Imana, akomeza gutakambira Uwiteka. Imana iramusubiza. Imana yaragusubije. Ibyo yagusubije ugiye kubyakira abantu batangare. Ikindi nanone, Uwiteka yarakumviye, yumviye kurira kwawe, yumviye gutaka kwawe, aje kuguhumuriza. Hari ihumure muri aya masaha, hari ihumure muri uyu mwaka, hari ihumure muri aya masaha, hari ihumure ryihuse, hari ihumure express, hari ihumure riturutse ku Uwiteka. Mbega ngo Imana irabyihutisha. Abantu rero bagiye kugutangarira. Bamwe bazavuga ngo wagiye kuzimu, abandi bazavuga ngo ni imiti washatse, kuko benshi ntibizera Imana, bizerera muri iyo miti. Ariko uzabaho ubuhamya, ubabwire ko mu ijuru hari Imana ibyihutisha. Bazabaza ngo mbese igihe wasenze ibyo nibyo uvanyemo? Uzababwire ngo ni Imana ibyihutishije. Wiki etute veni etaya wenisia zoni ekotala bini zango waya mingi enetaya zoni edola libanda uyanse etango weni etaye zevenianse. Ngo n'Uwiteka, n'Uwiteka, n'Uwiteka we. Aravuze ngo dema yasiya, ngo ni Imana ngo iciye imigozi. Zolema wenesi etango wanisiya, ngo ni Imana ngo ihinduye ubusa imigambi y'incakura. Ni Imana ihinduye ubusa imigambi y'abarozi. Ngo indagu ngo zabo ngo hazazihindura ubusa. Haleluya. Unabacumye ntuzongera kubibuka ukundi. Ibyakurwanyaga birarangiye, ibyarwanyaga umugisha birarangiye, ibirwanya indi ntambwe birarangiye. Uyu munsi urimo urinjira mu rundi rwego. Rangurura utere haleluya, rangurura utere haleluya. Winjiye mu mavuta, winjiye mu mbaraga, winjiye mu mugisha, mu izina rya Yesu rihambaye. Ndagira ngo dusengane isengesho ry'ubumwe. Subiramo ngo mu izina rya Yesu. Mwami Imana, nitandukanyije n'ibyananizaga, nihuje n'umugisha wawe mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ibyandwanyaga bitsindwe, ibyancaga intege Uwiteka bivaneho. Nihuje n'umuriro ndetse n'amavuta y'Umwuka Wera kugira ngo ngendere kandi ngendane n'imbaraga z'Imana. Yesu, urakoze ko ubyihutishije. Urakoze kubw'ifarasi umpaye. Urakoze ko abanciyeho ni mu bibazo bagiye kubona Imana yanjye impetse, impaye support. Haleluya. Iyo umuntu ari mu bibazo hari igihe bamucaho bakamusiga, ntibongere no kumwibuka. Ariko Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo no kubikora ije kubikora. Akire amavuta, akiriza imbaraga.
akira aya mavuta akiriza imbaraga mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Rangura utere haleluya, uvuge ngo nakiriye izi imbaraga ndetse nakiriye aya mavuta mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Mwene data, Imana y'amahoro iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza, ukubere umunsi w'imigisha, ukubere umunsi udasanzwe. Ntugasibe muri twibature ya buri munsi, kandi ntimucike intege gupostinga no gusharinga ubutumwa, kuko ubuhamya turimo twumva burakomeye. Abari gukizwa ni benshi. Ngo Yesu yabwiye Petero ngo numara gukomera ukomeze n'abandi. Iyo ufashijwe hakagira undi muntu ufashwa, ni byiza. Buje kwatsa indi buje nta gihombo igira. Haleluya. Reka nawe dufatanye twatse urumuri rwa Kristo Yesu ku isi yose, bamenye ko Yesu ari umwami. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Vuga ngo urakoze Mana kubyihutisha, izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen.